Mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda hari icyifuzo cy'uko inkwano yari isanzwe itangwa ku bakobwa bagiye kubaka urugo yavaho burundu, hakarebwa izindi nzira byajya bikorwamo umusore hatabanje gutanga inkwano kugira ngo yemererwe guhabwa umukobwa n'ababyeyi be. Ni icyifuzo benshi basamiye hejuru, ariko nanone ku miryango ifite abakobwa bavuga ko icyo kintu ataba cyiza, ahubwo bajya bakomeza bagatanga inkwano nk'uko bimeze. Benshi mu bagiye bakira inkwano cyangwa bakazisaba hagiye humvikana ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bavuga ko imiryango igiye gutanga abakobwa ifata guhabwa inkwano nko kugurisha umukobwa, nyamara ababyeyi b'abakobwa bo bakavuga ko gutanga inkwano ari ikimenyetso cyiza kigaragaza ko warareze umwana neza, nawe akaguhesha ishema mu ruhando rw'abandi babyeyi, akabona umugabo kandi binyuze mu nzira nyazo. Mu nteko ishinga amategeko rero, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette yihanangirije ababyeyi bafata inkwano nk'ikiguzi, asaba abagiye gushinga urugo kubanza kwitegura. Ibi byatangajwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 Ugushyingo 2020 ubwo yatangaga ibisobanuro mu magambo ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku ngamba iyi minisiteri ifite mu gushakira umuti ibibazo bigaragara mu muryango nyarwanda birimo amakimbirane mu bashakanye. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette yabanje kugaragaza ko hari bimwe mu bikizitiye umuryango birimo amakimbirane hagati y'abashakanye, gatanya ikomeje kwiyongera ndetse n'igwingira mu bana rikomeje kwiyongera mu miryango. Bimwe mu byagaragajwe nk'ibikizitiye umuryango ni ingo zibana mu makimbirane zitamaze kabiri, zirimo n'izisenyuka zigishingwa. Aha niho Honorable Depite Ndagijimana Leonard yavuze ko intandaro ari ingo zibana ziri mu manegeka, ibyo yise negative, ahanini kubera mikoro make bitewe n'imbaraga ziba zarashowe mu gutegura ubukwe. Honorable Ndagijimana yagarutse ku nkwano y'umukobwa, avuga ko hari inzitizi zikomeye ku bagiye kurushinga, asaba ko yavaho mu rwego rwo kudashora abashakanye mu mwiryane n'ibihombo. Mu magambo ye yagize ati inkwano ubu zigeze muri za miliyoni. Uwo ni umutwaro wa mbere. Umutwaro wa kabiri, kugira ngo abone inzu cyangwa ubukode bikaba ari umutwaro uremereye. Kugira ngo rero abone amafaranga y'ubukwe kikaba ari ikibazo, ndetse hamwe bagasesagura. Yakomeje agira ati umuryango wose ugasanga watangiye uri muri negative mu manegeka. Mwibaze rero uru rugo rwatangiye ruri muri negative aho ruzagera. Ahenshi aba yafashe inguzanyo muri banki cyangwa yagujije bagenzi be. Turebe ko twavanaho abantu umutwaro w'inkwano. Uyu mudepite yagaragaje ko hagakwiye kurebwa uburyo bw'umwihariko bufasha umuryango ugiye gushyingiranwa koroherezwa kubona nibura inzu yo kubamo binyuze mu nguzanyo ya leta, hirindwa ko bagorwa n'ubukode. Asubiza ikibazo cya Honorable Ndagijimana, Minisitiri Bayisenge yagaragaje ko umuryango witegura gushinga urugo uba ukwiye kwitegura ukajya kubaka urugo ufite ibisabwa byose. Minisitiri Bayisenge yatangaje ko ubusanzwe inkwano itagakwiye kuba inzitizi kuko atari ikiguzi. Yagize ati itegeko ryacu nta hantu rishyiramo ko utatanze inkwano udasezerana. Inkwano yari ifite igisobanuro cyayo, ariko ni kwa kundi ikintu cyiza tukagifata uko kitari. Nk'ihame ry'uburinganire turabizi ko ari uguha uburenganzira bungana abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo, ariko hari imyumvire igenda yishamikiyeho. Yakomeje agira ati inkwano yari ikimenyetso cy'ishimwe, ariko iyo myumvire ifatwa ugasanga n'ababyeyi bayifashe nk'aho ari ikiguzi, nicyo kigomba gushyirwamo imbaraga kurwanywa, naho ubwayo ni igisobanuro cyayo ntabwo byari bibi. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yasabye abagiye gushyingiranwa kwitondera ahazaza habo. Yagize ati ugiye gushinga urugo yagakwiye kubanza kwitegura aho kwihuta. Aha niho hagomba gushyirwa imbaraga, akamenya se gushinga urugo ni iki. Nk'uko ukora umushinga ubyara inyungu ukabanza ukawutegura. Igihe rero udafite akazi, udafite inzu, sinumva icyo ujya gushingamo urugo. Abana wazabyara babaho gute? Bazaba mu mutwaro kuri leta? Niho hagomba gushyirwa imbaraga. Kugeza ubu inkwano ihabwa ababyeyi b'umukobwa ikomeje kugirwaho impaka, ndetse hari aho ifatwa nk'ikiguzi. Itegeko nimero 32 agakoni kareberamye 2016 ryo muri 2016 rigenga abantu n'umuryango mu ngingo yaryo y'167 rivuga ko ishyingiranwa rikorewe imbere y'ubutegetsi rishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo ndangagaciro y'umuryango nyarwanda, iri mu muhango wo gusaba no gufata irembo, uhuza imiryango
imiryango y'abifuza gushyingiranwa ikemeranwa ko nta nzitizi yo gushyingiranya abana bayo. Gusaba umugeni no gukwa ugaragaza amasezerano y'ubwumvikane hagati y'imiryango ibiri yemeranya ko umuhungu n'umukobwa bayikomokaho bazashyingiranwa kandi ko iyo miryango yombi izakomeza gufasha no guhagararira ishyingiranwa ryabo. Icyakora iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano y'ubushyingiranwa kwemerwa. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite uvuze ibi mu gihe nanone ku rundi ruhande Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette yasabye ko inzego zireberera itangazamakuru rishyira imbaraga mu gukebura abakoresha imbuga nkoranyambaga batambutsa ibiganiro biganisha ku busambanyi. Imico mvamahanga nayo ikaba igaragazwa nk'ibyonnyi by'umuryango. Ibi kandi babitangaje ubwo bari mu nteko nyine bavuga no kwakira kibazo cy'inkwano, ubwo yatangaga ibisobanuro mu magambo ku Nteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite ku ngambi minisiteri ifite mu gushakira umuti ibi bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda birimo amakimbirane mu bashakanye. Ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube hakomeje kugaragara ibiganiro biganisha ku busambanyi. Ababitambutsa bavuga ko bari kwigisha kubaka urugo. Ubwo Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yatangaga ibisobanuro mu magambo ku Nteko Ishinga Amategeko, umwe mu bagize inteko yagaragaje ko kuri ubu imico mvamahanga imaze kumunga urubyiruko n'umuryango. Depite Nzeyimana yagize ati iyo witegereje ibibazo biri mu muryango usanga ari ngombwa ko ibi biganirwaho byimbitse. Nka minisiteri ifite umuryango mu nshingano hari gahunda yo kuganira dushashe inzobe ibibazo mu rwego rwo kubishakira igisubizo mu buryo burambye. Uyu mudepite yavuze ko hari ibyinjiye mu muryango nyarwanda, atanga urugero kuba abana bahuje ibitsina, abifuza kubanza kubana mbere yo kubaka ingo, abifuza gusezerana za kontaro cyangwa se contract, kubyara batwitiwe n'abandi cyangwa biciye mu mashini. Depite Nizeyimana yagarutse kandi ku biganiro byo kuri YouTube biganisha ku busambanyi, agaragaza ko bigira uruhare runini mu kwangiza imitekerereze y'abakiri bato ndetse n'umuryango muri rusange. Mu magambo yagize ati hari imico igenda iterwa n'ikoranabuhanga aho abantu bagenda bamamaza ibiganiro ubona byateza inkeke mu muryango, ugasanga abantu baramamaza uburyo batera amakabariro, imiti yo gutera akanyabugabo, ugasanga biraca kuri za YouTube. Ibintu byitwa massage body to body ni byinshi ku buryo bishobora gutera ikibazo ku bana bari kubireba yewe n'abakuru. Minisiteri ifite umuryango mu nshingano ni izihe ngamba ifite kugira ngo ibiganiro tureba uko byakumirwa ku bana ndetse n'abakuru? Agaruka ku bitekerezo byatanzwe na Depite Nizeyimana, Profeseri Bayisenge yavuze ko inzego zireberera itangazamakuru yagakwiye kugenzura ibiganiro bitambutswa ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati ku biganiro bigenda bigaragara bishobora kurarura urubyiruko mu ikoranabuhanga, ahantu gushyira imbaraga hagati y'inzego yaba Minaroke ishinzwe kureberera itangazamakuru, RURA ikoranabuhanga rifite uruhande rwiza n'uruhande rubi mu gihe rikoreshejwe nabi, cyane cyane ko byanagaragaye ko mu bibazo bitera amakimbirane mu miryango harimo gukoresha telefone. Minisitiri Bayisenge ku bana bashobora kwangizwa n'ibyo biganiro yavuze ko hari itegeko rirengera umwana rikumira ibyo biganiro kwerekwa abana. Mu mwaka wa 2019 urwego rw'igihugu ngenzuramikorere RURA rwasabye radiyo na televiziyo zikorera mu Rwanda guhagarika kwamamaza no gutambutsa ibiganiro byamamaza ibikorwa by'ubuvuzi. Gusa hirya no hino ibyo biganiro biracyatambuka. RURA yavuze ko biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima abuza kwamamaza ibikorwa by'ubuvuzi n'ibiganiro bitemewe. Ingingo ya 3 y'aya mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko umuntu wese habujijwe kwamamaza imiti mu biganiro, mu bitabo, mu muhanda ukoresheje indangururamajwi n'imbuga nkoranyambaga.